Wigeze wibaza iki kibazo gikomeye? Kuko inkora cyane nkabyuka kare nkataha naniwe ariko amafaranga akamera nk'aho anyura mu ntoki. Hari abantu benshi bazakubwira ko bakora amasaha menshi bagakora akazi kavunanye, bamwe bagakora akazi gahemba neza ariko ku mpera z'ukwezi bakisanga ntacyo basigaranye. Ibi bituma bamwe bacika intege, abandi bakavuga bati amafaranga ntabwo ankunda. Ariko reka nkubwire ukuri, ikibazo si uko udakora cyane, ikibazo ni uko ukora udafite ubumenyi bw'imari. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu nyamukuru 7 zituma umuntu akora cyane ariko amafaranga akamucika. Tukanarebera hamwe n'icyo wakora kuva uyu munsi kugira ngo utangire kubona impinduka muri uyu mwaka. Niba wifuza guhindura ubuzima bwawe bw'imari, umva neza iyi video kugeza irangiye. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, agusaba gukanda subscribe hamwe na like kugira ngo ukomeze kudushigikira. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, cyandikaho muri comment, twiteguye kugusubiza. Impamvu 7 zituma ukora cyane ariko ukabura amafaranga. Impamvu ya mbere, ukora utazi aho amafaranga yawe ajya. Abantu benshi bazi ko bakorera amafaranga menshi ariko ntibazi uko amafaranga abasohokamo. Urahembwa amafaranga ariko ukibaza uti amafaranga mpembwa ajya he, yagiye he? Iyo utazi aho amafaranga yawe ajya, ntushobora kuyagenzura neza. Amafaranga yawe arakuyobora aho kuyayobora. Icyo wakora, tangira wandike buri mafaranga ava mu mufuka wawe, niyo yaba ari 500 gusa. Urumva ari make, ariko niho impinduka itangirira. Impamvu ya kabiri, ufite umushahara ugaragara ariko nta genamigambi ugira. Umushahara wawe utangira igenamigambi ni nk'imodoka idafite feri. Uzagenda ariko ntuzi aho uzahagarara. Abantu benshi bavuga bati nzategura igenamigambi nzabona umushahara munini. Uko ni ukwibesha. Ukuri ni uko umanza wategura igenamigambi mbere y'uko usohora amafaranga. Iryo ni ikosa rikomeye umuntu aba ari gukora. Ukuri ni uko niba utabasha kugenzura make, ntuzigera ugenzura menshi. Icyo wakora, tegura igenamigambi y'ibyo ugomba gukora. Gira ubwizigame mbere yo gusohora amafaranga. Gira ibyishimo bike, ntubireke ariko burundu. Impamvu ya gatatu, amafaranga yawe uyasohora mu byishimo by'igihe gito. Kugura telefone ihenze, imyambaro y'akataraboneka, gusohoka buri munsi, buri weekend. Ibi byose bitanga ibyishimo by'akanya gato ariko bigatwara amafaranga menshi kuri wowe. Abakene bagura ibyishimo, abakungu bagura ubwisanzure, bakanategura icyo bagomba gukora. Icyo wakora kuri iyi mpamvu, mbere yo gukoresha amafaranga, ibaza uti ibi bizangirira akahe kamaro mu mezi 3 ari imbere. Ukongera ukibaza uti ese nzungukira he muri ibi ngiye gukora. Impamvu ya kane, ntugira ubwizigame buhagize habe na gatoya. Kwizigama si iby'abakire gusa. Mu by'ukuri niyo mpamvu abakire baba abakire. Iyo nta kwizigama ufite, hari icyo bigutera. Icyambere bigutera, buri kibazo gito kiba ikibazo gikomeye cyane kuri wowe. Ikintu cya kabiri bigutera, uhita ujya mu madeni. Icyo wakora kuri iyi mpamvu, tangira wizigame niyo yaba ari 5% byayo winjiza. Icy'ingenzi si umubare munini, ahubwo ni umubare muto wizigama, ahubwo n'akamenyero ufite ku kuzigama. Impamvu ya gatanu, ukorera amafaranga ariko ubona amafaranga yawe ntajya aboneka vuba. Abantu benshi bakorera amafaranga ubuzima bwabo bwose ariko ntibigera batuma amafaranga abakorera. Amafaranga adashorwa ngo yunguka andi, hari icyo bitera, arashira, ntacyo asiga inyuma. Icyo wakora kuri iyi mpamvu, tangira wige investment cyangwa se tangira wige ishoramari niyo yaba ari ntoya. Tangira ushore ku bumenyi, tangira ushore muri business ntoya cyangwa se project iciriritse cyangwa se umushinga uciriritse. Impamvu ya gatandatu, ukora cyane ariko ukabona nta mafaranga uri kubona. Ufite imitekerereze cyangwa se akamenyero ko kuvuga ngo nzabikora ejo. Ejo ni umwanzi w'iterambere. Abantu benshi bazi icyo bakwiriye gukora ariko bagahora babisubika. Ukuri ni uko amafaranga akurikira ibikorwa, si ibikorwa bikurikira amafaranga. Tangira ukore buhoro buhoro, uzagenda ubona umusaruro nyuma. Icyo wakora, hitamo ikintu kimwe gitoya
ugikore uyu munsi hanyuma utangire ibindi nyuma. Impamvu ya karindwi ukora ariko ntubone amafaranga ahagije. Ntushora mu bumenyi bwawe ngo uhore wongera ubundi bumenyi ufite. Iyo utazi uko amafaranga yawe akora, uzakora ubuzima bwawe bwose ariko ukomeze kubaho nta mafaranga ubona mu buzima bwawe. Abakungu bashora mu kwiga, mu gusoma, kumva abatsinze kugira ngo nabo bakomeze gushora. Icyo wakora kuri iyi mpamvu, fata iminota 20 ku munsi wige ku mafaranga umenye uko akora. Nta muntu n'umwe uzagukuramo icyo wamenye. Nshuti bavandimwe, niba wamenye ko hari n'imwe muri izi mpamvu ikureba, ntucike intege. Icyiza ni uko ubumenyi bushobora guhindura byose. Ntugomba guhembwa menshi ngo utangire gutera imbere. Tangira ugenzure ayo ufite, uhindure imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe bizahinduka. Niba iyi video yagufashije, kanda subscribe hamwe na like kugira ngo ukomeze kudushigikira. Siga ikibazo cyangwa igitekerezo muri comment, uvuga impamvu wowe utekereza ikubuza kuzigama amafaranga yawe. Sangiza undi muntu wumva ko akora cyane ariko akabura amafaranga, musangize nawe iyi video kugira ngo nawe amenye ubu bumenyi. Tangira uhindure ubuzima bwawe, wizigame buri munsi. Nyuma y'uyu mwaka uzabona impinduka. Turabashimiye kudutega amatwi.